Se ubaye ubaye Mana we barahagurutse se mana yanjye abakurambere b'iwanyu barahagurutse igiki igiki ngiye kumva nyine numva kuva mu gitondo mutuma ibintu n'ubu ntarazi. Niba ari ikibazo cya nyiri depo, niba uriya muhungu amaze kunanira ibintu nabyo amaze kubiramirwa kabisa, kamuhamagare. Ariko hari ikihe kibazo? Nagutumye imari y'abakiriya 2:00, reba isaha ahantu zigeze n'ubu ntabwo uraza, yabaye 5:00 n'igice. Mwagiye mugira gahunda kweri? Ibi ngibi ni ukubangamira business z'abantu. Niba nkutumye imari ugomba kuzanira imari nk'abakiriya banjye, ubu se ntiwanyiciye akazi. Abantu bose bari kuza bambaza isukari ntayo. Nagutumye isukari mu gitondo nagwaye amafaranga. Ntabwo iyo mikorere igenda nyishaka rwose. Sinkunda iyo mikorere imeze gutyo. No. Ibintu utabishoboye wambwira nkabikura ahandi, ariko ntimukazajye mwica akazi. Sibyo? Ibi ngibi ni ukubangamira business y'umuntu rwose. Nizere ko bitazasubira kandi bibaye bwa mbere no bwa nyuma. Nta kwireguza, nta excuse nshaka. Icyo nakubwiye ni kimwe. Nizere ko bibaga mbere no bwa nyuma. Ntimuzongere kunyicira akazi. Niba mbatumye ibintu kubinzanira bisaba iki? Ko mbona bahaye amafaranga. Mushaka ukuntu mubikora? Isunguru panyasha. Arabukiriya. Shaka sirwa Tom ngiye gukaranga isunguru yanjye mwana. Ese niba ikibazo ubwiye. Biri aho ngaho. Agasunguru kanjye. Gira mu cyana cyasuye kitarancika waruntu. Ikintu. Njya gushakira ahandi se. Icyana cyasuye kiranshikurambo. Sirwa Tom urayifite ntayo ufite. Amasirwa Tom. Ikintu kirarwara. Nigendera ahandi. Ye gushakira ahandi. Oya buretse gato, buretse kirira kankurebere. Ndetse kugenda se wampa ibyo nagusaba. Mani igira vuba. Gira agasungu umva. Maze nkubwire. Ni ibikira. Nyine umva maze nkubwire. Banza ni agasungu. Isunguru urayizi wowe? Ndayizi. Ipanya. Oya reka ngurebere musenda. Gira vuba. Arizo nizo zirimo gusa, hari ikindi kirimo nkazo se. Gira vuba. Reka nguhe rwose. Gira vuba yewe. Ariko se Gira vuba. kubitwa n'ibikira Kandi ndigira ahandi. Domozeho. Kese ngukoraho wampa ibyo shado amafaranga nayanjye. Ngabi wanyu barahagurutse. N'ibiki Abiwanyu barahagurutse. ikintu kinkozeho kirankubise ariko. Abiwanyu barahagurutse. Kangurebera gasego Tom nta kibazo ariko nta. Iravumenya abiwanyu bahagurutse. Oya reka nkaguhe umuhaye nka data. Reka nkaguhe rwose. Barahagurutse. Barahagurutse. Ngoye kutubise harimo twinshi. Abakobwa barakeza cyane rwose. Ako kumutuka ako kakenzo niba ari rero. Nibiki? Nibiki? Sinzi ibintu birimo biza bikankubita. Urarwaye. Sinzi ibintu birimo biza bikankubita mwana. Wanyu barahagurutse. Abazimu neza ko ikintu. Yabaye. Ariko rero azashaka uba muzima. Sinzi ibintu birimo binkubita. Nyine uba muzima. Uba muzima. Ni muzima ariko ntacyo ariko ntacyo. Mpereza ibyo mpereza abantu. Gira vuba. Reka ngowe kabisa. Vuba. Iyo aramiri. Noti y'igihumbi. Noti y'igihumbi. Iyo aramuka itajya. Vuba ngiye hano. Uretse gato maze nitero. Uretse gato yase mbere gato ibi. Se ubaye. Ubaye. mana we Barahagurutse se. mana yanjye Abakurambere b'iwanyu barahagurutse. Igiki? Igiki? Ngiye kumva nyine numva Yesu wanjye
naragenze ndabona ubaye ubaye numvise ariko use hano se mucuruzi ihene hano mucuruzi ihene nyine nanjye siko Tom nagusabye iri he siko Tom se ubundi maze kuyigwara warasaze sinari nigwaye iri he nasiko Tom nari navuye hasi oya ndayigwaye siko Tom navuye nyama ndayigwaye man hereza siko Tom ni Bro ndayigwaye no kuri pe ariko ntacyo ajya ni kuri nizi ngize usabye umutuku sorry akira vuba none se ntibyarangiye warasa nagwa ntibyahuriyemo igura ngahe igura ngahe iyo magana igura igihumbi ikinyuma igihumbi ntabwo ari ni 500 wadaga ni igihumbi rero nivira ahangahe wiwanyu batarahaguru ariko Yesu we reka nyakurebere reka nkugarurire rwose wangarurira biwanyu batarahaguru akira nkugarurire akira mana yanjye genda nta kibazo nawe mugira abazimu nzongere ngaruke kubagura genda nzongere